Igitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Yabayeho mu myaka nka mirongo ingahe ya nyuma y'ubwami bw'amajyepfo bwa Isiraheli, kandi cyari igihe cyaranzwe n'akarengane no gusenga ibigirwamana. Yabonye uko ibikangisho bya Babuloni byagiye byiyongera, kandi ibyo ntibyari inkuru nziza ku uwo ari we wese. Nyamara yanyuranyije n'uko byari bimeze ku bandi bahanuzi. Habakuki we ntabwo ashinja Isiraheli, ndetse nta nubwo avuga mu cyimbo cy'Imana imbere y'abantu. Ahubwo, amagambo ye yose ayibwirira Imana ubwayo. Iki gitabo rero kivuga ku byari biruhije Habakuki ubwe, urugendo rwe rwo kugerageza kwizera kw'Imana koko igira neza, no mu gihe ububi bwinshi n'ibyago bigwiriye mu isi. Akaba ariyo mpamvu amagambo ya Habakuki mu by'ukuri ari imvugo y'amaganya, kandi isa cyane n'amaganya dusanga mu gitabo cya Zaburi. Uyu musizi ajyana ikirego ku Mana kandi akayereka umubabaro n'akarengane biri mu isi, ayihatira kugira icyo ikora. Mu by'ukuri, kumenya ibirebana n'ubu buryo bwo kuganya ni rwo rufunguzo rwo gusobanukirwa imitunganyirize y'iki gitabo gito n'ubutumwa bwacyo. Umutwe wa mbere n'uwa kabiri bigizwe n'ibiganiro Habakuki yagiye asubizanyamo n'Imana. Uyu muhanuzi atanga ibirego bibiri, ari nabyo Imana imusubizaho mu buryo bubiri. Ikirego cye cya mbere ni uko ubuzima muri Isiraheli bwahindutse bubi cyane. Amategeko arirengagizwa, bigatuma habaho urugomo n'akarengane, kandi ibyo byose bikareberwa n'abayobozi ba Isiraheli bononekaye. Habakuki arataka, agasaba Imana kugira icyo ikora, ariko bisa naho nta gihinduka. Ariko mu kanya gato gusa, Imana biramushubije. Imubwira ko izi neza ububi bw'ubwoko bwayo, Isiraheli, kandi ko irimo guteranya ingabo z'i Babuloni kugira ngo igeze igihano cyayo kuri Isiraheli. Kandi kimwe n'ubutumwa bwa Mika na Yesaya, Imana ivuga ko izakoresha ubwo bwami buteye ubwoba guconshomera Abisiraheli bitewe n'akarengane n'ububi bwabo. Nyamara Habakuki afite ikibazo kuri icyo gisubizo, akaba ariyo mpamvu atanga ikirego cye cya kabiri. Akavuga ati, Babuloni yirusha Isiraheli ububi. Bo bari hanyuma y'abandi, barusha abandi ubugome. Imbaraga zabo za gisirikare nizo basenga. Habakuki arongera ati, bafata abantu nk'udukoko, bakabarundanya nk'ufatisha amafi mu rushundura. Bamenagura amahanga n'amoko kugira ngo bubake ubwami bwabo bwite. Nuko Habakuki akabaza ati, ushobora ute, Mana yera kandi nziza, gukoresha mu mateka amahanga nk'ayo yononekaye nk'ibikoresho byawe? Arasaba ibisobanuro. Mu by'ukuri, yigereranya n'umurinzi uri ku nkike z'umurwa, ategereje icyo Imana imusubiza, amaherezo kikanaza. Imana ibwira Habakuki ko ategura ibisate by'amabuye n'icyuma, maze akandika ibyo abona n'ibyo yumva. Niyerekwa rivuga iby'igihe cyagenwe mu gihe kizaza ko, nubwo gishobora gusa naho gitinze, nta kizabuza ko amaherezo kizagera. Ahubwo, Imana inavuga ko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera ibyo byiringirwa n'ibyo yerekwa. None se, iryo sezerano ry'Imana Habakuki yagombaga kwandika ni irihe? Ni uko Imana izarimbura Babuloni. Imana ivuga ko urugomo no gukanamiza by'amahanga ari byo bituma habaho urwo ruziga rw'amahorahorana adashira, kandi ko Imana izarwifashisha gutuma amahanga akomera hanyuma akarimburwa. Kandi kuba Imana ishobora, mu gihe kimwe, gukoresha ishyanga ritayubaha nka Babuloni, bitavuze ko yemeranywa naryo mu byo rikora byose. Amahanga yose abazwa ibyo akora n'Imana itabera. Uko niko Babuloni izatsindwa, hamwe n'irindi shyanga ryose rikora nk'ibyabo. Isezerano ry'Imana rero rishimangirwa mu ruhererekane rw'ishyano, inshuro 5, ryerekana uburyo bwo gukandamiza n'akarengane bikorwa n'amahanga nka Babuloni. Aya mbere abiri yibanda ku mikorere nyongerabukungu irenganya, nk'uburyo abakire bishyuza inyungu z'umurengera bagira ngo bahoze abakene mu mwenda, maze bo bakigwiriza umutungo mu nzira zidahwitse. Ishyano rya gatatu ni irigaya imirimo y'uburetwa, gufata abantu nk'inyamaswa no kubakorera ibikorwa by'urugomo bazizwa umusaruro muke. Ishyano rya kane ryibanda ku bayobozi b'imburamumaro bakabya gusinda. Mu gihe abantu baba barabitewe n'ubuyobozi bwabo bubi, bo bari mu birori, kandi barasesagura amafaranga yabo mu busambanyi no mu nzoga. Nuko ishyano rya nyuma rivuga iby'abasenga ibigirwamana, ari nabyo biranga ayo mahanga. Bagize amafaranga, imbaraga n'umutekano w'igihugu kuba imana zabo, nibyo bashyiraho umutima batitaye ku kindi icyo ari cyo cyose. Uko niko abantu bahinduka imbata z'ubwami bw'igihugu cyabo bwite. Imigenzereze ivugwa hasi umwihariko wa Babuloni, ariko ibyo ni bimwe mu byo bagawa. Kubera uko ubuzima bwa muntu bumeze, amahanga menshi ahinduka nka Babuloni. Ni muri ubwo buryo igisubizo Imana iha Habakuki muri iki gitabo gihinduka igisubizo cy'Imana ku bantu b'ibiragano bizaza hanyuma byose, ni ukuvuga umuntu wese utuye mu isi igengwa n'izi Babuloni. Ariko ibyo ntibisubiza ikibazo kigira kiti, mbese Imana izarekura uruziga? Ni ukuvuga gukomera no gutsindwa nk'abami nka Babuloni bajye babaho iteka? Kandi icyo kibazo ni cy'umutwe wa 3 uvugaho. Tubwirwa ko iri ari isengesho rya Habakuki, kandi ritangirana n'uko Habakuki yinginga Imana kugira ngo igire icyo ikora muri iki gihe, nk'uko yabigenje mu gihe cyahise ubwo yavanagaho amahanga y'ibyigenge.
maze igikurikiraho ukaba umuvugo wa kera cyane. Ubanza gusobanura uko Imana igaragara ifite imbaraga kandi iteye ubwoba. Usa cyane n'imivugo ibimbura muri Mika na Nahumu, kandi Imana ikagaragara nk'uko yiyerekanye ku musozi Sinayi mu gitabo cyo Kuva. Hari igicu, umuriro n'umutingito. Iyo Umuremyi yitamuriye ngo arwanye ububi bw'abantu, umuntu wese abishyiraho umutima. Hanyuma Habakuki akomeza asobanura uko ikibi kizatsindwa nko kuva kuzabaho. Nk'uko Imana yaje nk'intwari maze igacamo kabiri inyanja mu ntambara ihanganyemo na Farawo, Habakuki avuga ko Imana izongera gusohoza igihano cyayo ku mutware w'inzu y'inkozi z'ibibi. Farawo, kimwe na Babuloni, yahindutse urugero rw'amahanga arangwa n'urugomo. Ariko nanone tubwirwa ko igihe Imana izaba ihagurukiye kurwanya ububi, izarengera ubwoko bwayo n'uwo yasize. Ibyo bishatse kuvuga umwami uzakomoka mu muryango wa Dawidi. Niyo mpamvu muri uyu muvugo, inkuru y'Abisiraheli yo Kuva ya kera ireberwaho ishusho yo kuva Imana izasohoza mu gihe kizaza. Azongera atsinde ikibi, kandi azatsemba Abafarawo na za Babuloni by'iyi si. Azageza ubutabera ku bantu bose kandi arengera abatwazwa igitugu n'abarengana. Kandi ibi byiringiro nibyo bituma Habakuki asoza iki gitabo asingizanya ibyiringiro. Nubwo isi yaba ikenderezwa n'inzara, amapfa, cyangwa intambara, cyangwa icyo ari cyo cyose, azahitamo kwiringira no kwishimira amasezerano agize igihango cye n'Imana. Iki gitabo rero kijya kugera ku musozo wacyo, Habakuki ahindutse urugero ruhebuje rw'uko abakiranutsi babeshwaho no kwizera. Habakuki azi neza ko isi n'ubuzima bwacu bishobora guhinduka umwijima nta n'umurongo, maze akadushishikariza inzira yo kwizera, twiringira ko Imana ikunda iyi si kuruta uko tuyikunda, kandi umunsi umwe izahagurukira gushyira iherezo ku bubi bwayo. Ibyo akaba ari by'igitabo cya Habakuki kivuga.